ubundi ubushomeri ni igihuha, nta bushomeri bubaho. Ubushomeri ni ikimenyetso cy'uko wabuze ibitekerezo. Abakene ikibazo cyabo babana n'abakene, barabyawe n'abakene, bakonswa n'abakene, bakiga mu mashuri y'abakene, bakakina n'abakene, barangiza bakajya muri restaurant z'abakene, bagasurana n'abakene, bakagira inshuti z'abakene, bagatereta abakene, barangiza bakajya bajya no mu masoko y'abakene bakagura ibimene, barangiza bakajya no muri groupe de prière z'abakene, bagashunga n'abapasiteri b'abakene. Ubundi uwo muntu adakennye Imana yaba ubukene bwa butanabaho. Imana yaba irya ruswa cyangwa se isigaye igira gufavoriza ubutoni. Imana yatoneshe ko ntagira abantu bakubutoni. Nimba ushaka gukira byaho ibitekerezo by'abakire biri. Ibitekerezo by'abakire bikuzeho. Icya kabiri, iyo ushaka kuba umunyabwenge, iyo ushaka kwiga you learn. Iyo ushaka kwiga urasoma, ukiga, ugafata ubumenyi ugashyira mu mutwe. Iyo ushaka umunyabwenge you observe, urareba abantu. Nushaka umunyabwenge mu bucuruzi, uzaze muri chic, ugenda ureba abacuruzi bo muri chic, ugenda ubitegereza buri wese umuha amasaha 2 cyangwa se umuha umunsi we. Dore ko hari umuntu usanga amaze imyaka 7 ari umushomeri. Ufata umunsi umwe umara witegereza uriya mucuruzi uri hariya. Uretse ko harijya yakwirukankana ariko nta kundi. Observe. Urebe ukuntu ari gukora. Urebe nk'ibyo, urebe bade bezos. None uko ubitegereza ari benshi bizabyara igitekerezo. Uko igitekerezo icyuma gitwazwa n'ikindi. Igitekerezo kivuka ari uko uhuye n'ikindi gitekerezo. Kuko niyo mpamvu abantu banyamirambo nta muntu n'umwe ufite ifamu y'ingurube, ntago ko bose ari abasilamu. Nuba ngo ko wakuze maso yawe utabona ingurube ntabwo ushobora kwiyongoza kugira ingurube. Ariko usanga umuntu uvuka ahantu bita mu Kisaro hari umufrere wororaga ibigurube bya hatari. Nukuvuga ngo kubera ko yamye abona umukiro hari umuntu w'ingurube, akura muri we harimo mind vash, nzorora ibigurube sha. Akajya kwiga mu mutwe ari kwanga nzorora ibigurube sha. Kandi ikintu ubwonko bw'abakene ntabwo bukora nk'ubw'abakene. Ikintu waranje gushyira mu mutwe gihita kiyungurura bishobora kwinjira n'ibitinjira. Umuntu agiye kwiga MIT cyangwa se akajya kwiga Princeton nkuko Bezos yize Princeton, akajyayo ariko mutwe harimo bwango nzakora application zaseringa ku isi yose. Hari ubumenyi atahana. Wa undi wagiyeyo aturutse mu Rwanda bwango njye nzataha, urumva ndi umuhungu wa minister, ndi umuhungu wa general, nzataha bahite bampa umwanya ukomeye muri ministeri ya mama ya city. Ntibamenya bimwe. Mwarimo bari imbere yabo ariko ntabwo ubwonko bwakira bimwe. Nice.